turabashuhuje nanone kandi tubahaye ikaze nshuti bakunzi bacu mukomeje kubana natwe aho mudukurikiye muherereye hose hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Tugarutse mu makuru yacu nk'uko bisanzwe, turi kuwa gatandatu w'itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Tugarukanye amakuru menshi cyane ku mirwano ikomeje kuba kasamutwe cyangwa se ikomeze guca ibintu, yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atugeze muri aka kanya, imibare y'abasirikare bakomeje kugwa ku rugamba yamaze gutangazwa, ariko M23 yayihakanye. Dufite amakuru y'uburyo ibindi bice bikomeje kugenda bifatwa hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ibindi bikisubizwa. Imirwano ikomeje guca ibintu muri Kivu y'Amajyepfo, hamaze iminsi hatangazwa yuko abarundi batakaje abasirikare benshi, ariko ntago ari bo bonyine nkuko twabibemereye ko tugomba kubahereza update n'ukuri kose ko bikomeje kubera muri iki gihugu cya Kongo. Twebwe nta guca ku ruhande, ibintu tubiza nuko biri, tukababwira amakuru y'ukuri y'ibyabaye, ndetse naba twaba dufite n'andi makuru y'ibiteganywa kuba hariya cyangwa se twabashije kumenya. Ayo yose tuba dukomeje kugenda tuyabagezaho. Twizera neza ko abantu mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda mumeze neza, abantu muri mu gihugu cy'u Burundi, abarundi turabashubuje, ndetse n'abadukurikiye bari mu gihugu cya Kongo. Namwe reka tujye tuti ibihe byiza. Tumaze iminsi twibanda cyane kuri Kivu y'Amajyepfo, ariko muri Kivu y'Amajyaruguru hari ibice biri kuramo imirambaro ikomeye cyane. Abantu barimo barabagana, iyo tuvuze ngo nukubagana, abasirikare barimo bararasana, bamwe bagapfa abandi bagakomeza, abandi bagakomereka. Nuvuga ngo ibintu bikomeje kubera muri Kivu y'Amajyaruguru ni ibintu bikomeye cyane. Wenda abantu benshi bahanze amaso cyangwa se bakomeje kwita cyane ndetse no kumenya cyane ese ahangaha muri Uvira, ibice byo muri Minembwe, M23 ihagaze gute ku rugamba nyuma yo kwangirwa n'ingabo z'abarundi. Muri ingabo z'abarundi zikomeje guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ku buryo budasanzwe. Ahangaha turaza no kugaruka ku ngabo za Sadek itaye ikintu bita ibikoresho muri iki gihugu cya Kongo. Niyo mpamvu tumaze iminsi tubabwira yuko M23 idacunze neza ishobora kuzisanga mu mazi abira, ariko ikintu bita ibikoresho byo M23 irabifite. Ubu ngubu ubushobozi ifite nubwo kurwana ikagera Kinshasa, ariko nanone tumaze iminsi tubona ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze za Amerika bihaguruka bikavuga bati tugiye kurwanya umutwe w'iterabwoba, umutwe wa M23. Kugeza kuri ubu ngubu ibihugu byaba Leta Zunze za Amerika yaba Bongereza bakomeje kugaragaza ko M23 ari umutwe w'iterabwoba. Ntago ruvuga ngo nabakeneye uburenganzira cyangwa se kurwanira kubaho, ntago ariko bino bihugu bifata. Bakomeje kwita umutwe w'iterabwoba, umutwe w'inyeshyamba. Reka wenda duhere ku mirwano iramutse muri iki gitondo cyangwa se iramutse mu gitondo, nubwo turi mu masaha wenda mu gitondo, ariko haramutse cyangwa se hazindutse mu masaha ya saa 11 na saa 12 hazindutse imirwano ikomeye cyane. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo nabwo hari habaye undi mukutano. Uyu mukutano watumye abarwanya umutwe w'inyeshyamba za 23 bagira mu gace kari mu birometero 81 werekeza muri Warikare. Ahangaha naho bita muri Kibuwa, na gace bita Kibuwa gaherereye muri teritwari ngira ngo ya Warikare. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, aho urugamba rukomeje kwambikana cyangwa se intambara ikomeje guca ibintu. Nuvuga ngo ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano M23 yabashije kwinjira muri aka gace bita Kibu, na gace kegereye Warikare mu birometero 81 kugira ngo winjire muri centre ya Warikare. Ariko noneho iyi mirwano yabaye yari y'ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abazarendo bafatanyije. Umutwe w'inyeshyamba za 23 ubasha kubashushubikana cyangwa se kubirukankana. Mu gitondo cya kare kuri wa gatandatu rero habyutse indi mirwano ikomeye cyane. Ibitero byagabwe n'abazarendo ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo bafatanyije bagerageje kwinjira aho bita muri Rusamambu, mu itsinda ry'aho bita muri Ikobo. Ahangaha naho naho ingabo za Kongo cyangwa se ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC n'abazarendo bagerageje kongera kugaba igitero ku mutwe wa M23 kugira ngo babashe kwisubiza. Iyi mirwano ije ikurikira indi mirwano yabereye muri teritwari ya Masisi, ariko muri ibi bice byaho bita muri za Bukombo,
aho bitazanya byondo, ari naho izi nyeshyamba za 23 zakomeje gutera imbere zisatira cyangwa se zegera hariya muri Warikare. Iyi mirwano bivuye ko ngo iyasize nibura babarirwa muri za 70 ndetse muri za 60 abahakomerekeye ku buryo bukomeye cyane kuko harahifashishijwe uburyo budasanzwe. No leta ya Kongo Kinshasa irimo irategura uburyo bwo gukoresha indege z'intambara noneho mu gusuka amabombe ku mutwe w'nyeshyamba za 23. N'uburakari bukomeye cyane Perezida Gisekedi akomeje kugira nyuma y'uko abarwanyi b'inyeshyamba za 23 bakomeje kugenda bagaragaza umuhate ndetse no gutera imbere n'ingufu nyinshi cyane mu kurwanya cyangwa se mu kugerageza guhangana n'ingabo za Kongo ndetse n'abarundi bafatanyije. Uyu mwanzuro ufashwe nyuma y'uko hamaze iminsi hifashishwa indege imwe yonyine yo mu bwoko bwa Suchoi 25 yarasaga muri Kivu Amajyepfo ikarasa no muri Kivu Amajyaruguru, ariko iyi ndege ntabwo yigeze ihagarika imikorere cyangwa se ibikorwa byo mutwe w'inyeshyamba za 23, ahubwo byarushijeho kuba ngombwa ko M23 yirengagiza ko ikomeje kugerageza gucibwa intege n'izi bitero by'idasanzwe by'indege y'igisirikare cya Kongo, irushaho kwa advancinga ndetse igaragaza yuko ibi bitero bitakomeje kuyica intege. Niyo mpamvu rero hari ya Kongo bari gutegwa no kwifashisha ibi bikoresho cyangwa se intambara yo mu kirere, kuko babona ko intambara yo ku butaka yo M23 yamaze kubanesha mu kuvuga ukuri, kuko ibice byose M23 ikomeje kwerekezamo intwaro zayo, iragenda igakubita ingabo zikanyanyagira abazarendo bagahunga ndetse n'ingabo za Kongo zikava mu nzira. M23 igakomeza inzira yerekeza mu bice ishaka kujyamo cyangwa se mu bice iri gushaka gufata. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gutangaza yuko zigiye kumanukana ibikoresho mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba za 23 byateye ubwoba M23. Ni nyuma yuko Perezida Gisekedi amaze iminsi agiye gutakambira biriya bihugu bikomeye avuga ati nyamuneka igihugu cyanjye cyaratewe, kandi mu guterwa bakomeje kwigarurira ibice byinshi bomeka ku gihugu cy'u Rwanda, kuko mwivuga yuko M23 ari baringa, ari umutwe w'abaringa utabaho, bavuga yuko ari igipupe, bakavuga yuko u Rwanda rwo rutera Kongo rukiyomeka biriya bice, bakavuga yuko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'iyi ntambara rukomeje kugerageza kugaragaza uburyo cyo ngo M23 ari abanyekongo ariko ngo atari abanyekongo. Ibyatumye Perezida Gisekedi ahagurukira igihugu cy'u Rwanda na M23 akagenda asaba ibihano kuri buri gihugu cyose, ariko hari n'andi makuru yamaze kumenyekana. Rero hamaze kumenyekana amakuru y'uburyo noneho ngo iyi ntambara igiye guhindura isura mu gihe ingabo za SADC zaba zimaze kurekurwa n'umutwe w'inyeshyamba za 23, na cyane cyane ko abasesenguzi bakomeje kugenda bagaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zituma byanze bikunze iyi ntambara ishoboka. Amayeri yo kuganira M23 n'intumwa za Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kumenyekana cyangwa se yamaze gutahurwa. Mu by'ukuri tumaze iminsi tubonye inama yateranye ya SADC yiga ku bibazo byo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ariko ari mu buryo bw'itekinika kugira ngo ingabo za SADC zicyurwe zive ku butaka bw'igihugu cya Kongo, M23 izirekure. Izi ngabo zatangiye kugaragaza ko zamanitse amaboko, ibikoresho byose bya gisirikare M23 yabyinjiyemo, byaba imodoka by'intambara, ariko M23 ari ifite ikintu bita igikoresho. Uyu mutwe ufite ikintu bita igikoresho cy'intambara, yaba imbunda, yaba amasasu, yaba abasirikare. Ubu noneho guhitamo kwa Perezida Gisekedi intambara byanze bikunze, aramutse atabonye ubufasha yemerewe, uretse ko binagoye kugira ngo ntabubone, biragoye kubw'inyungu za bino bihugu by'ibinyamahanga cyangwa se z'abanyamahanga, ntago bashobora kureka kubona inyungu cyangwa se ntago bashobora kureka ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubundi bakorera gahanga mu mujyi wa Goma no mu bindi bice bitandukanye, kuko M23 ibice byamaze kugeramo
yamaze kubisekiritiza ibyambura bari babifite ibirombe byo mu y'agaciro mu bice M23 igenzura ibirombe byo mu y'agaciro birimo n'ibya M23 nta munyamahanga ugomba gukandagiza ibirenge muri ibi bice n'abahari ntago bemere kugira ikintu bakora M23 byose yamaze kubizenguruka niyo mpamvu rero uko byagenda kose niyo SADC yamanika amaboko ikavuga ngo twebwe turatashye hari ibihugu bitazamanika amaboko cyane nka Afrika y'Epfo isanzwe ivuga yuko igomba kwiyimura ku basirikare babo kandi badashobora guhara cyangwa se kureka inyungu nuvuga ngo Kongo kugeza kuri ubu ngubu ni umutungo w'ibihugu bifite imbaraga kuko niba Amerika ivuga ngo twebwe tuje kubafasha tuje guhagarika iyi ntambara kandi tukabikemura mu buryo perezida Felix Antoine Tshisekedi abyifuzamo. Tshisekedi we yifuza ko iyi ntambara yarangira mu buryo bwa gisirikare kuko ntabwo yemera uburyo bwa diplomasi. Tshisekedi arashaka uburyo bwa gisirikare kandi bwo buzakemura cyangwa se buzarangiza iyi ntambara. Mu kuvuga ukuri uru rugamba rukomeje kubera ahangaha mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, inyeshyamba z'umutwe wa 23 zishobora kuzabona icyo twakwita isomo rikomeye cyane. Wenda hari uruhande abantu benshi badakunze kumenya cyangwa se badakomeje kwitaho, uru ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya Kongo zatsinzwe zikamanika amaboko cyane cyane ko hari abasirikare benshi bakomeje kwiripotinga muri M23. Nuvuga ngo ibice byose zone M23 ibarizwamo byo muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, abazarendo bari ripotinga no ku munsi w'ejo bari ripotinze muri Kanyabayonga, aha ni muri teritwari ya Rubero. Kanyabayonga ni agace gaherereye mu bice byo mu majyaruguru ya za teritwari ya Masisi, guhera araza Kanyabayonga kuzamuka bita za Chirumba, ibice bya Kayine na Burotwa, ibice bya Arimbongo, aho bita za Mambasa, aho M23 iheruka gufata ikinjira muri centre ya Rubero. Ibyatumye abasirikare 55 bahabwa ibihano, ariko abasirikare bakomeje gupfa ku mpande zombi. M23 ikomeje kwa advancinga igatera imbere, ariko hari abasirikare benshi bakomeje kwasiga ubuzima. Hari abasirikare bagaragaye bakomeretse, abandi bapfuye, bagenzi babo babikoreye mu mirwano imaze iminsi nk'ibiri ibaye muri Sud Kivu. Ubundi bivuga yuko mu 23 yagerageje kwataka ibirindiro by'ingabo z'abarundi. Nyuma y'uburakari abarundi bari bafite, baje kurasa amabombe n'amakompora akomeye cyane ku barwanyi ba M23. M23 ikomeje gukoresha uburyo bwa gihanga. Ibyo abarundi nabo batangiye kwiga. Abarundi batangiye kwimana amakuru y'ibikomeje kuba hano mu gihugu cya Kongo nyuma yo gupfusha abasirikare batabarika. Yamaze kumenya umugambi w'uburyo M23 ikoresha mu rwego rwo kugira ngo itere imbere cyangwa se itsindire urugamba. Nabo batangiye kubukoresha uburyo bwo kwimana amakuru. Ngira ngo mu minsi yashize habaye imirwano ikomeye cyane mu kuvuga ukuri hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibice byinshi bya Warungu, aho bita muri za Mwanga, M23 yarahinjiye, ariko ntabwo yagiye isanga inzira ziharuye. Yaragiye irarwana, ariko ibi bice nubwo M23 yabirwaniyemo ndetse bikarangira nabyisubije cyangwa se nabifashe, amakuru avuga yuko ahangana nko kuzenguruka ibirindo by'ingabo z'abarundi, kuko inzira nyirizina abarwanyi ba M23 bagomba gucamo kugira ngo bagere mu buryo bwihuse hano muri Uvira, abarundi babaye ibamba. Ni nayo mpamvu udashobora kuveba cyangwa se kugaragaza ko abarundi nta kintu bakoze muri iki gihugu cya Kongo. Uburyo bwonyine barinze Uvira kugeza kuri ubu bitarafatwa ni uburyo bushaka kukwereka uburyo igisirikare cy'u Burundi gihagaze. Kurwana abasirikare bagapfa nta gitangaza kirimo, yaba M23 itakaza abasirikare, yaba FARDC itakaza abasirikare, n'aba Barundi batakaza abasirikare. Ariko kuba M23
nta gace yari yamburwa muri iyi ntambara ihanganyemo n'izi ngabo zose. Nicyo kikwereka ko M23 ifite igisirikare gikomeye kandi noneho abasirikare baracyagenda biyongera. Uretse na M23 kuba abarundi bamaze igihe kingana gutya, M23 itarabinjira mu mujyi wa Uvira. Nicyo kintu cyakabaye kibi ntangarugero kigaragaza uburyo ingabo z'abarundi nazo zitoroshye. Ahangaha hari amakuru akomeje kuvuga ko abayobozi b'ibihugu, Perezida wa Repubulika ya Kongo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, abakuru b'ibihugu ngo bakomeje gufatwa nabi nk'abayobozi ngo bananiwe gukemura ibibazo byabo, ngo bakomeje gufatwa nk'abayobozi gito cyangwa se nk'abayobozi bananiwe gukemura ibibazo by'abene igihugu. By'umwihariko kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi, mu gihe abenshi muri ibi bihugu by'ibituranyi n'u Rwanda rurimo bakomeje kugaragaza ko Perezida Tshisekedi ari umwe mu bakomeje gutuma intambara irushaho kwiyongera mu gihugu cye nyuma yo kutumvikanisha bene igihugu cyangwa se kubaryanisha abazanamo amacakubiri. Noneho Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nubwo abishinjwa bino birego cyangwa se bino byaha, ariko noneho hiyongeraho kuba ngo yaraje gufasha Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbese nko kuvuga ngo kubona urugo rw'umuturanyi rushya noneho nawe ukajya kurutwika, aho kujya kumutabara noneho nawe ukajya kurutwika. Ibi ngibi ni uburyo bw'uko ngo ikibazo uburyo cyakabaye gukemurwamo atari ko Burundi bwagiye bujya kugaragaza uburyo kigomba gukemukamo, ahubwo bakagenda bagiye gufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi kurushaho noneho kwenyegeza umuriro cyangwa se kurushaho kujya kumufasha gutwika mbega urugo rwe cyangwa se inzu ye muri rusange. Kuba inzu yawe uri kwitwika umuturanyi wo kugira ngo yazayizimye, noneho nawe ukarushaho kugenda wenyegeza uyu muriro. Ibi niko bikomeje kugenda bifata, kuko baravuga bati byanze bikunze ubu buryo bw'intambara ntabwo ari bwo buryo bushobora gukemura iki kibazo kiri mu gihugu cya Kongo. Benshi cyangwa se bamwe mu basesenguzi bakomeje kugaragaza yuko uburyo bwakemura iki kibazo ni uburyo bwo kwicarana hagati y'impande zihanganye mu buryo bugoye cyane. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo ibi biganiro byateguwe hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse n'aba barwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 bishobora kutazatanga igisubizo, kubera yuko ari Perezida Tshisekedi asa n'uburyarya ari gukoresha cyangwa se nk'akoreshejwe mu buryo bwo kugira ngo hagaragazwe icyizere ba M23 igomba kugira nyuma y'ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu bagize uyu muryango wa SADC, bakemeranya gucyura ingabo zabo cyangwa se bakemeranya gucyura abasirikare babo baranga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho nyuma hagategurwa indi nama igomba guhuza abakuru b'ibihugu, igomba guhuza umukuru wa M23 cyangwa se ubuyobozi bwa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, mu gihe hashize iminsi aba bombi barebana y'ingwe nta n'umwe ugaragaza yuko agomba kuganira n'undi. Ibi rero ubwabyo bigaragaza ko hakiri inzira ndende yo gukemura iki kibazo, kuko niba M23 hari yivuga ngo dufite urwikekwe, leta ya Kongo Kinshasa nayo bivuga yuko ngo idashobora kwinjira muri iyi ntambara cyangwa se mu biganiro neza mu buryo butuje. Buri ruhande ruravuga ruti amasezerano dushaka cyangwa twifuza nayo Rwanda mu gihugu cya Angola, abandi nabo bati amasezerano dushaka nayo ari muri Kenya ahagarariwe na perezida wahoze ari perezida w'iki gihugu Uhuru Kenyatta. Ni ukuvuga ngo izi mpande nazo ubwazo ntabwo ziri kumvikana, nubwo ibiganiro biteganyijwe dutegereje kuzareba ko bizaba, kuko leta ya Kongo Kinshasa ntabwo yiseho itangazo ryemeza neza ko izaganira na M23. Ntibyatangarijwe hari Rwanda mu gihugu cya Angola. Haribazwa niba nyuma yo kutaganira kwa M23 na leta ya Kongo bizakuraho umugambi wo gucyura ingabo za SADC ku butaka bwa Kongo. Uko byagenda kose ahangaha izi ngabo niziramuka zitarekuwe kubera M23 ikomeje kugira urwikekwe, hashobora kuzafatwa izindi ngamba, yaba SADC cyangwa se umuryango
ushinzwe amahoro ku isi Loni na bino bihugu bikomeye bishaka kuzaterana bigashaka uburyo kibikemura iki kibazo. Uretse ko no guterana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ubwazo zagaragaje yuko ziteguye gutanga igisubizo cya gisirikare nk'uko Perezida Tshisekedi yari yagisabye. Ni ngo hari Amerika yitabajwe na Perezida Tshisekedi ku ngufu za gisirikare, ariko Amerika ikaza ije ku nyungu zayo, kuko Perezida Tshisekedi ashaka kuvuga ati ibirombe byo mu y'agaciro biri muri Rubaya, biri muri teritwari ya Masisi, ibi birombe byose muzabigabana, muzubaka inganda zitunganya amabuye y'agaciro, ahangaha tugirana imikoranire. Icyo gihe Amerika ntabwo izazuyaza kubera inyungu zayo twavuze haruguru. Nayo mpamvu Afurika y'Epfo nayo niramuka igize amahirwe yo gukura ingabo zayo ku butaka bwa Kongo, ishaka kuzagaruka kurwanira, guhorera cyangwa se kurwanira imitungo yayo yari ifite ahangaha muri iki gihugu cya Kongo. Kuko ubu ngubu Perezida Tshisekedi nyuma yo kubona yuko izi ngabo za SADC zatsinzwe urugamba, yarababwiye ati nta kintu mugomba kumbaza, mwaje muje kurwanya umutwe wa M23, none umutwe urabananiye, ubwo nimwemere muzinge mutahe. Uzashaka kuza kugaruka kongera gutera inkunga cyangwa se guhanyanyaza azaze, nta kibazo, nzamwemerera aze ahatane. Ariko mu kuvuga ukuri ntabwo iyi ntambara iri kugaragara mu mboni, ntabwo iyi ntambara igiye kurangira mu buryo bwa vuba, kuko ibimenyetso byinshi biragaragaza yuko byanze bikunze uru rugamba rugikomeje. Ibimenyetso byinshi biragaragaza yuko iyi ntambara igikomeje guhindura isura. Hari bimwe mu bimenyetso byemeza cyangwa se bigaragaza ko byanze bikunze uru rugamba M23 ihanganyemo n'ingabo z'igisirikare cya Kongo ni urugamba rushobora kuzafata imyaka kugira ngo ubuyobozi bwa Kongo na M23 byicare biganire, birebe uburyo byakemura iki kibazo. Ibi by'abanyamahanga bo batifuza kumvikana kwa M23 na guverinoma Kongo ni ikibazo gikomeye cyane kuri ibihugu bikomeye cyangwa se kuri ibihugu bya bimenyereye gusaba umutungo kamere wa Kongo. Wenda hari ikintu nibagiwe, ubundi kuba u Rwanda rukomeje guhabwa ibihano cyangwa se gusabirwa ibihano na Leta ya Kongo Kinshasa, bimwe mu bikomeje gutuma basabira u Rwanda ibihano. Buriya nta hantu ishyari ritaba. Baravuga bati uburyo u Rwanda rwiyubatse, ngira ngo byakomeje kugenda bitangazwa kenshi, bavuga ngo amabuye y'agaciro aturuka muri Kongo niyo yateje imbere Abanyarwanda, niyo akomeje kubaka igihugu cy'u Rwanda. Mbese imihanda, ibikorwa remezo bikomeje gukorwa, bati ngibi nibyo bituruka iwacu. Ibi byakomeje kugenda bitangazwa cyane, bavuga bati uru rugamba cyangwa se iyi ntambara ya Kongo na M23 bimwe mu bihugu ngo byayungukiyemo, ariko bavuga ngo u Rwanda kurushinza gukorana n'umutwe w'Inyeshyamba za 23 ni ukurushinza no gutwara imitungo kamere ya Kongo. Ariko noneho ibyo bino bihugu byavunikiye cyangwa se aho bano bacanshuro bavunikiye, bavuga bati twacukuye amabuye y'agaciro tuyasize muri Kongo, atwawe n'u Rwanda. Niko bakomeje kugenda babitangaza, bavuga bati ibikorwa byose M23 gukora hariya bafite ababiri inyuma, kuko n'ubundi Perezida Tshisekedi akomeje kugaragaza yuko M23 ari baringa, M23 ari igipupi, M23 ngo itabaho, M23 ari umutwe waho ngaho gusa utabaho, ahubwo ufite abawitirira bawuri inyuma, ari naho ngo bakomeje guhungabanya umutekano w'igihugu cya Kongo ndetse no gutuma iki gihugu kidatera imbere, gihora mu ntambara zikomeye cyane. Ibi rero byose ni bikomeje kugenda bigaragaza ko byanze bikunze iyi ntambara ndetse n'uru rugamba birushaho kuremera, kurushaho kuba bibi cyane, ndetse iyi ntambara zo zikomeje kugenda zishobora gutera imbere. Reka mbashimire inshuti zacu aho mudukurikiye muherere hose mu bice bitandukanye, ngiraniye amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe mu byo mukomeje kugira mukora byose. Ariko natwe dukomeje gukurikiranira hafi impinduka zose kugira ngo tubashe kuzibagezaho gatanu ku kandi.